munsi dufunguye umuryango w'Imana igikorwa kigize umwaka wa Yubile umwaka wa Yubile n'umwaka w'Imana. Aha turi ni mu mujyi wa Kigali kuri Paruwasi Sainte Famille aho nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yafunguye ku mugaragaro umuryango w'impuhwe z'Imana muri Arkidiocese ya Kigali. Uyu akaba ari umuryango mutagatifu rero wunganira uwo Papa afungura i Vatican Roma. Ni umuryango uzajya worohereza ingendo z'abakristo baza kwakira impuhwe z'Imana uburyo busanzwe bwitwa indulgencia. Ni muri uwo muhango rero nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda yaboneyeho gutanga igitambo cya misa cya Pasika yifuriza abanyarwanda bose n'abakristo by'umwihariko abakristo Gatolika Pasika nziza. Ni igitambo cya misa kandi cyaranzwe n'abatisimu yahawe abana batandukanye bari baherekejwe n'ababyeyi babo ndetse n'ababyeyi ba batisimu. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda akaba yasabye ababyeyi cyane cyane ababatisimu gukurikirana aba bana kugira ngo bazavemo abakristo koko bizihiye Kiliziya. Anasaba ababyeyi b'abatisimu kuzakomeza indangagaciro za Kiliziya Gatolika kugira ngo bazakomeze guherekeza aba bana mu masakaramento atandukanye bazagenda bahererwa muri Kiliziya Gatolika. Padiri mukuru wa Sainte Famille yishimiye ko iyi paruwasi ariyo yatoranijwe gushyirwamo umuryango mutagatifu w'impuhwe z'Imana. Avuga ko biteguye kwakira neza abakristo bose bazajya bagana uyu muryango mutagatifu w'impuhwe z'Imana kugira ngo bahabwe indulgencia yuzuye. Igisabo Television tukaba tuhakubereye, nje ndi muri bukenewe, reka tuguhe ikaze mu muhango wose uko wagenze. Iyo ni Ivanjili ntagatifu Pasika ni umunsi mukuru ukomeye cyane wizihiza ku isi yose ndetse no kutaramenya Kristo batamwemera, kuko Pasika ireba umukiro w'abantu bose. Kuri Pasika Imana yadukoreye igitangaza gikomeye cyane. Nyuma y'igitangaza gikomeye cyane cyabimburiye byose kibumbirira na Pasika, umwana w'Imana jambo wari mu ijuru n'isi, jambo byose bikesha kubaho yigize umuntu avuka mu bantu. Igitangaza cya Noheli y'abisi bakimenye gake cyane, ndetse abashumba b'i Betelehemu nibo babonye igitangaza, ijuru rikinguka hejuru yabo, bakabona ibirori by'ijuru hejuru y'umwana wari wavutse ku isi, bakajya kumureba bagasanga ni umwana w'umukene basasiye mu kabure. Ariko Yesu aho bakuriye yigisha abantu bakumva ijambo rye rifite ububasha, ririmo ubuhanga, akora ibitangaza, azura abapfuye, agakiza abarwayi, bose bamutangarira bava imihanda yose, abahetse abarwayi, abaje kumva ijambo ribarimo umutima ribakiza. Ariko ibyo akora byose biza kubangamira abayobozi b'Abayahudi bamutamika rubanda n'Abaromani bategekaga icyo gihe, baramwica. Tumaze iminsi ishize nyabutatu tuzirikana. Petero rero uko twumvise isomo rya mbere ntabwo abitindaho kuko bizwi, aragira ati mwese muzi ibyabaye muri Yudeya yose. Yesu wari uzwi, muzi ibya Yesu w'i Nazareti nuko yagendaga agira neza hanyuze hose. Twese turabahamya b'ibyo yakoze, bamwishe bamumanitse ku giti. Ukuzuka kwe rero niyo mpamvu ari igitangaza gikomeye, kuzuka kwe mu bapfuye. Ubundi bari bamusuzuguye, bamutesheje agaciro. Kuzuka kwe rero byagaragaje ko ari Imana ifite ububasha burusha imbaraga urupfu. Inkuru nziza ya Pasika yamenywe bwa mbere n'abagore barimo Mariya Madalena twumvise muri
ivanjiri kubera urukundo rukomeye bari bafitiye Yesu. Abo bagore bari bakomeje kumuba hafi no kumusaraba, bemera gutukwa, gucibwa mu maso, gutwa, ariko banangira kuri Yesu mu gihe abandi bari bahunze, bakomeza kumuba hafi munsi y'umusaraba. Apfuye bababazwa n'uko badashoboye kubishyingura mu cyubahiro ngo bamukorere imihango ikwiye. Aribwo bazindukiraga kumva rero nyuma y'isabato basanga yazutse atari. Bavandimwe, abantu baciye bugufi batize amashuri ahanitse bashobora kugira ubumenyi bw'Imana n'umwana wa Yesu Kristo kurusha n'abandi buje muri teolojiya, bakomeye kubera urukundo rukomeye bakunda Imana. Imana ni urukundo. Mu rukundo umuntu wagera ku bumenyi bw'Imana buhambaye butari ubw'ubushakashatsi bw'ishuri cyangwa se ubundi bwenge umuntu yiga. Hari abatagatifu Kiliziya yashyize mu barimu ba Kiliziya cyangwa se Dr. Dore Bwize, abantu baminuje, abantu bafite bagaragaje ubuhanga buhanitse mu by'Imana batarageze muri za kaminuza, ariko bamenye Imana ku buryo buhebuje kubera urukundo bakunda Imana. Mutagatifu Gatarina wa Siena yari umukira uciye bugufi. Mutagatifu Tereza wa Avila nawe bose na barimu ba Kiliziya. Mutagatifu Tereza w'umwana Yesu Mary ari umwana muto ku buryo byasabye ko ahabwa uruhushya na Papa Roma kugira ngo yinjire mu Bakarmelita, kandi apfa akiri muto afite imyaka 21 gusa, ariko yari afite ubuhanga buhanitse mu by'Imana. Inyigisho ze zari inyigisho zihanitse cyane. Ibi byose abikesha urukundo rukomeye yakundaga Imana, urukundo rukomeye yakundaga Yesu. Imana ni urukundo rero, uburyo mu rukundo niho tuyimenya kurusha ahandi hose. Mu Ivanjiri umwanditsi agenda agaruka kuri uyu mwigishwa Yesu yakundaga, umwigishwa wakundaga Yesu cyane, wari kumwe na Petero. Ubundi Yohani ko tubizi mu Ivanjiri, Simoni Petero n'undi mwigishwa wa wundi Yesu yakundaga. Uyu mwigishwa wundi igihe bageze kumuba, Petero yarinjiye, nako yamutanze kumva yari akiri muto, yamurushije amaguru, ariko ageze kumva arungurukamo ategereza Petero wari umukuriye, arabanza arinjira, nawe arinjira. Uyu mwigisha Yesu yakundaga arakomeza agira ati, na wa mwigishwa wari wageze mbere kumva nawe arinjira aritegereza maze arebe. Urukundo rukomeye yari afitiye Yesu narwo rwatumaga yumva kuba anemera Kristo wazutse. Bavandimwe rero, n'aba bagore babaye abambere kumenya no gutangaza inkuru nziza Yesu wazutse, ni ukubera urukundo rukomeye rwabahuzaga ari bafitiye Yesu. Mu gukunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'imbaraga zacu zose
n'ubuzima bwacu bwose tuma tumenya Imana kurushaho, cyane cyane ko Imana ari urukundo. Abigishwa ubundi bari bihebye Yesu amaze gupfa, ariko azutse babonye koko ari Imana, ndetse bajya kubihamya nta bwoba. Kumvise isomo rya Petero aterura ashize amanga ati Yesu mwishe, Imana yamuzuye, ariko ntabwo ari kubashinja, ahubwo arabahamagarira kumenya Kristo waje kuduhishurira urukundo n'impuhwe z'Imana. Kristo wazutse akadutsindira urupfu, niwe dukesha imbabazi z'ibyaha byacu. Icyaha nicyo cyadukururiye urupfu. Kristo wazutse rero agatsinda urupfu, yatsinze icyaha n'urupfu, natwe yaduhamagarira kwakira impuhwe ze. Petero agira ati Yesu wazutse adutuma kwamamaza no guhamya muri rubanda ko ari we washyizweho n'Imana nk'umucamanza w'abazima n'abapfuye. Abahanuzi bose bemeza ko umwemera azarokoka imbabazi z'ibyaha abikesha ububasha bw'izina rye. Kristo wazutse niwe dukesha imbabazi z'ibyaha byacu. Uyu munsi dufunguye umuryango w'impuhwe z'Imana. Iki gikorwa kigize umwaka wa Yubile. Umwaka wa Yubile ni umwaka w'impuhwe z'Imana. Umwaka wa Yubile ni umwaka mutagatifu, ni umwaka wo kwakira impuhwe z'Imana, ni umwaka wo kugarukira Imana. Icyo rero twakira impuhwe z'Imana, abantu ni abanyantege nke, ni abanyabyaha. Imana iduhaniye ibyaha byacu ntawarokoka. Tugizwe n'impuhwe z'Imana, bizeye impuhwe z'Imana. Kristo yatweretse ububi bw'icyaha, yemera kudupfira ngo adukize. Umuco rero twakiriye impuhwe ze, nimureke Imana itwigarurire, aba ariyo ituyobora mu nzira zayo z'umukiro n'urukundo. Nibyo Pawulo mutagatifu atubwira mu isomo rya kabiri ati ubwo mwazukanye na Kristo, nimwapfuye ku cyaha muzukana na Kristo muri batisimu, nimuharanire ibyo mu ijuru, aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Nimurangamire iby'ijuru, aho kurarikira iby'isi. Narizi murabibona iyi si yacu yimitse ubugomeramana, abantu bagenda batera Imana umugongo kurushaho, kubaho no gukora nk'aho Imana idahari, itabagenga. Nibyo rero batubwira ati mwe kurarikira iby'isi, mwe gukurikira isi, kuko mwapfanye na Kristo, nanone ubugingo bwanyu bihishe hamwe nawe mu Mana, aho Kristo azigaragariza we bugingo bwanyu. Icyo gihe namwe muzagaragara muri kumwe nawe mu ikuzo rye risesuye. Kanya tugiye kubatiza, ni impano ikomeye ya Pasika, aho abagiye kubatizwa bapfa ku cyaha bakazukana na Kristo kubw'amazi ya batisimu, bakambuzwa urupfu, binjizwa mu bugingo bwa Kristo wazutse. Rero bidusaba gucana n'icyaha. N'umukristo bisaba kwiyaka ibintu byose byadutandukanyaga n'Imana, kwiyaka iby'isi. Kristo akaba ari we turangamira, twe kurangazwa n'iby'isi rero bidutandukanya n'Imana. Cyane cyane ababyeyi bareze dutoza abato hakiri kare
kugira ngo tuberekeze inzira y'Imana ari byo bibaho umusingi n'icyerekezo cy'ubuzima barangamiye Kristo umukizo wo mu gukiza umukiro wacu. Twe kurangazwa n'iby'isi zitandukanye n'Imana rero turangamire Kristo we mizero yacu n'amahoro yacu. Nyagasani Yesu nabane nawe. Icyubahiro Kardinali mu nyigisho nziza yabaye rero hakurikiyeho imihango y'isakramento rya batisimu. Tugiye gukora rero imirongo kugira ngo dutangire. Abateguye abana rero babafashe, abigishwa babafashe kugira ngo tubikore neza kandi vuba twihuse. Bavandimwe twese dushyire hamwe dufashishe amasengesho abavandimwe icyo twiyambaze abatagatifu Mariya mutagatifu nyina w'Imana, Yohane Batista mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Petero na Paulo batagatifu, abaho Kristo Bugande batagatifu, bazina bacu batagatifu, babyeyi inshuti namwe mwese bene wacu mwageze mu ijuru batagatifu namwe batagatifu kazi b'Imana, bari bakunda rero aya mazi ni ikimenyetso cy'ubuzima bushya Imana ibahaye muri Yesu Kristo. Murabizi kandi ko icyaha kibangamira ubuzima, none rero manze shitani imigenzereze yayo yose n'ibyo duhendesha byose mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi, mwemera na Yesu Kristo umwana we w'ikinege n'umwami wacu wabyawe na Bikira Mariya akababara agapfa agahambwa akazuka ava mu bapfuye none akaba yicaye iburyo bw'Imana se. Mwemera na Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu nk'uko abanyabyaha babikizwa
nuko abanyabyaha bakizwa n'izuka ry'imibiri yacu n'ubugingo buzahora witeka murabyemera. baje mwigireyo umunyamakuru ubona wanyu yuno igirayo kora iki cy'amakuru gisaba televiziyo okay igirayo igira hano
n'abavukisha bundi bushya mu mazi na roho mutagatifu y'ubwayo irabasiga kirisime ikiza kugira ngo ubwo mumaze kwinjira mu muryango wayo muzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristu we musaseredoti muhanuzi n'umwami.
ibiremwa bishya mwese mwambaye Kristo nimwakire rero umwambaro wera de uzawugirane utanduye imbere y'umucamanza umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo muzagire ubuzima bw'iteka. Mwakire urumuri rwa Kristo. Mwahinduwe urumuri rwa Kristo, mujye mugenza rero mw'abana b'umugore kugira ngo mukomeze ukwemera kwanyu. Nyagasani maze muzabone gusanganira Nyagasani hamwe n'abatagatifu bose igihe azazira kubajyana mu ngoro y'ikuzo rye. Babyeyi b'abatisimu mushyikire urumuri rw'aba mwabyaye mu batisimu. Utazima
kumusanganira mwinjire mu ngoma ye hamwe n'abatagatifu bose mu ijuru urumuri rwanyu rucyaka. Aba bana rero icyo tubakirize amashyi menshi n'impundu mu muryango w'Imana. Baguruke rero dukomeze igitambo cy'Ukarisitiya n'amasengesho rusange. Bavandimwe, Kristo yapfiriye ibyaha byacu uko ibyanditswe bivuga, kandi yarabahambwe maze yazuka umunsi wa gatatu uko ibyanditse bivuga. Iyo nkuru nziza rero idutera kwishima tukaririmba twese haleluya haleluya, mucyo dutura Imana amasengesho yacu turirimba. Bimenye abantu barakize, icyaha cyahanaguwe, urupfu rwatsinzwe. Bamamaze ko ari wowe Nyagasani Kristo umwami wacu uniteka byose. Yeah.
nyagasani twohereje amaturo dusabagizwa n'ibyishimo bya pasika niyo watuma kiliziya yawe ivuka bundi busha ku buryo butangaje kandi akayibera ifunguro rihebuje rwa kristo umwami wacu. Nyagasani Yezu n'abandi namwe imitima yanyu n'ugutira iby'ijuru dushimire Nyagasani Imana yacu. Ibikoko birakwiye kandi biratunganye, ni ngombwa kandi birimo agakiza, kwamamaza nanone muri byose Nyagasani, ariko cyane cyane mu gusingiza by'akarenga kuri uyu munsi muhire, kuko Kristo ari we Pasika yacu yatanzwe igitambo. Uko rero niwe ntama nyakuri wakijije ibyaha by'isi yose, mu rupfu rwe yatsinze urupfu rwacu bwite, maze mu izuka ryadusubiza ubugingo. Icyo gituma isi yose aho iva ikagera isabagire yasazwe n'ibyishimo bya pasika, abamarayika bose bo mu ijuru bakaririmba igisingizo cy'ikuzo ryawe bavuga ubudahwema bati turagusaba bwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu wakire amaturo y'isugi maze uyahe umugisha. Byaguturiye mbere na mbere kiliziya yawe ntagatifu gatolika gusaba ngo isakazeho amahoro iragire ibumbire mu bumwe kandi wigenga kuri byose. Byaguturiye bifatanyije n'umugaragu wawe papa wacu Francisco, nanjye umugaragu wawe uciye bugufi, n'abagaragu bawe bose b'indahemuka n'abandi bose bashinzwe kwemera gatolika gukomoka ku ntumwa. Nyagasani wibuke abayoboke bawe abo dusabira uyu munsi, Ariela Gihozo na Angelina Kandazi. Ushobora byose gushimira aho kugira amagambo yo kugisha aramwanyura n'uko wohereza abigishwa be yavuga ati nimwakire maze muryo mwese, iki koko n'umubiri wanjye ugiye kubatangirwa.
riva mu bapfuye izamuka rye atahanye ikuzo mu ijuru kandi Imana y'ishema igize gutura iki gitambo ivuye mu byiza waduhaye igitambo cy'isugi igitambo gitagatifu igitambo kitagira intenge umugati utagatifu utanga ubugingo buhoraho n'umugore w'igiciro w'iteka yerekezeho uruhanga rwawe urebane impuhwe n'ubwuzu ubyakire nk'uko wemeye kwakira amaturo y'umugaragu wawe Abeli intungane igitambo cy'umukurambere wacu Aburahamu n'icyo watuwe n'umusaseredoti wawe mukuru Melikisedeki igitambo gitagatifu ituro ritagira intenge turakwinginga Mana ishobora byose wemere ko iki gitambo kigezwa n'umumarayika wawe mutagatifu kuri alitari yawe yo mu ijuru mbere y'uruhanga rwawe maze Mana y'ishema kugira ngo twese abasangiye alitari duhabwe umubiri n'amaraso mutagatifu Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo byose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabiyerwa muri we umwe bwa Roho Mutagatifu ukibiye bihora isigura n'iteka. Uko twakwirirwa no gukiza kandi dutegeka kandi tukabikatwigisha kinyuze kuvuga tuti dawe ijuru
nyagasani Imana yacu kiliziya yawe irigishe impuhwe zawe zihoraho kugira ngo uko yavuguruwe n'amasakaramentu ya Pasika zagere mu ikuzo ry'iteka bwa Kristo umwami wacu. Nyiricyubahiro hano ni Karidinali Kambanda ari Episkopi wa Kigali, nyakubahwa Musenyeri Kasimiri, igisonga cy'Episkopi wacu, banyakubahwa Padiri Haruma ndetse na Padiri Fokasi, bakristo bavandimwe bihaye Imana, Yesu Kristo akuzwe, mugire Pasika nziza. Ndagira ngo nyuma y'igitambo cy'Ukaristiya ndagira ko gisa duturere n'Umwepiskopi wacu muniza amashyi tumwifurize Pasika nziza. Tukaba rero duteraniye ahangaha muri paruwasi ya Sainte Famille kugira ngo twizihize Pasika. Twishimiye rero kwifatanya na nyiricyubahiro Anoni Karidinali Kambanda, umushumba wacu, umaze no kudukingurira umuryango w'impuhwe z'Imana muri paruwasi ya Sainte Famille. Paruwasi yabanjije izindi muri uyu murwa w'igihugu cyacu ndetse ikaba imaze kwibaruka izindi paruwasi 13, byose kandi yigisha impuhwe z'Imana. Akabo bakomeze urugendo rwo kuba abana b'Imana. Nyiricyubahiro Karidinali, paruwasi ya Sainte Famille yashinzwe kwa gatanu tariki ya 21 Ugushyingo 2013 umunsi mukuru wa Bikira Mariya atorwa Imana mu ngoro, ishingwa na Padiri Max Theodore Franz Dones yari Umudage, na Padiri Xavier Zumbier na Frere Alfred Ruda, ishingwa ari ya 10 ya za misiyoni Save 1900, Zaza 1900, Nyundo 1901, Rwaza 1903, Bibirizi 1903, Kabgayi 1906, Burunda 1909, Rulindo 1909, Kasi 1910, hanyuma haza na paruwasi ya Sainte Famille w'igihumbi 1913. Twizihize yubile y'imyaka 100 tariki ya 19 z'ukwa 10 2013. Uyu mwaka rero ukaba ubaye w'111. Nyiricyubahiro Karidinali, amateka y'iyi paruwasi ni maremare, kubera ko ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, mu rwego rwa za yubile z'impurirane imyaka 2025, inkuru nziza igeze ku isi n'imyaka 125,
inkuru nziza yazigeze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi paruwasi mwahisemo nanone kugira ngo tuzaze kwisiza isakaramento rya batisimu muri arikidiyosezi ya Kigali. Tuzabanagura rero amateka y'ishingwa ry'iyi paruwasi, tubanyuriremo ingorane abakristo bagiye bahura nazo mbere y'ishingwa ndetse n'abapadiri, ariko nanone ntabwo yaheranywe. Ubu ngubu ni inganzamarumbu kuko yibarutse amaparuwasi 13 kandi murabona ko n'ubu igikomeye. Uyu muryango rero w'impuhwe z'Imana bamaze kudufungurira nk'abakristo ba paruwasi, turaba ba mbere kugana winjira kugira ngo turonye impuhwe z'Imana, turonye indulgensiya zishyitse. Biri guteganya guhera ku nama nkuru ya paruwasi ku bakristo bose kugeza rwose mu miryango remezo mitoya, kugira ngo impuhwe z'Imana dukesha iyubire zidusakareho. Ndumva uyu mwaka wa yubire uzatubera koko umwaka wo kwivugurura mu Kristo. Mu gusoza rero ngabagira ngo imbere umushumba wacu Adoni Kardinali Kambanda kugira ngo nawe agire ijambo nyamukuru yariye uyu munsi atugezaho. Murakoze.
umuryango mutagatifu, umuryango w'impuhwe z'Imana. Uko mubizi abakuru umwaka mutagatifu ubundi wari umwaka wa yubile y'imyaka 125 urwego rwa kiliziya ku isi n'ubutungane papa afungura umuryango wa yubile y'umuryango mutagatifu muri kiliziya nkuru ya mutagatifu Petero Vatikani Roma. Ariko kuva muri 2016 kuvuka igihe y'ubutungane papa Francisco ashyiraho umwaka w'impuhwe z'Imana, umwaka mutagatifu udasanzwe, natwe muri za diyosezi zose yaduhaye ububasha bwo gufungura imiryango mutagatifu, imiryango y'impuhwe z'Imana. Muri urwo rwego rero no muri iyi yubile inama y'abepiskopi yemeje ko diyosezi kuri uyu munsi wa Pasika abakristo ba mbere benshi binjiye mu kiliziya, binjiye muri paruwasi y'umuryango mutagatifu, binjiye mu muryango w'iyi kiliziya y'umuryango mutagatifu muri archidiyosezi yacu. Abakurambere bacu benshi batubanjirije batirijwe hano binjizwa mu muryango wa kiliziya, umuryango winjiza muri kiliziya umuryango w'Imana. Kandi benshi batizwaga kuri Pasika nk'ubu. Hari icyo rero kwibutsa kandi hari icyo bivuze gushinga ikirenge mu cy'abakurambere bacu batubanjirije batuvuganira imbere y'Imana. Uyu mwaka rero turimo w'imyaka 2025 no gucungurwa kwa muntu, Pasika y'umwihariko kuko kuva ejo tuzirikana ko Pasika ariyo pfundo ryo gucungurwa kwacu. Umwanzi wa muntu, umwanzi w'ubuzima n'urupfu, Kristo wemeye kudupfira akazuka, yatuzaniye umukiro, yaturokoye mu nzara z'urupfu. Ku buryo rero iyi ni Pasika ikomeye cyane igihe twizihiza iyi myaka 2025 yo gucungurwa kwa muntu. Kaba kandi nk'uko mubizi ari yubile y'impurirane inahura na yubile y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda. Natwe uwo mukiro w'Imana tugezeho mu Rwanda, natwe dukingurirwa irembo ry'impuhwe z'Imana no kwinjira mu muryango w'Imana. Ikaba rero muri iyi myaka 125 paruwasi y'umuryango mutagatifu ikaba ifitemo imyaka 112. Imyaka 112 ikintu gikomeye dushimira Imana, kandi kugira ngo muri uyu mwaka wa yubile bizaduhe imbaraga twakira izi mpuhwe z'Imana mu ngo zacu. Uyu mukiro n'impuhwe z'Imana kugira ngo bizakomeze bigere mu ngo zacu. Ko hatangiye gahunda yo kugera mu ngo zacu gusura umusaseridoti abahugisha kandi abafasha kugarukira Imana no kwakira impuhwe z'Imana. Tubijyanirane kugira ngo izo ngo zose zijye zigaruka kandi
nzi muri no hafi kwakira izi mpuhwe z'Imana no kugira ingenzi zishyitse muri uyu muryango mutagatifu. Rero kugira ngo bifurize kuzagira umwaka muhire wa yubile. Turacakomeza kugaruka kuko na yubile urwego rwa diyoseze y'abatisimu tuzaza kuyizihiriza hano tunyura muri uyu muryango, ariwo twibutsa abatisimu twese twahawe twinjiza mu muryango w'Imana. Nifuje rero no kuzajya mwakira perore abaje kwakira impuhwe z'Imana no kwinjira baje mu rugendo iyobokamana no kwinjira muri uyu muryango mutagatifu. Mugire Pasika nziza kuri mwese, cyane cyane ababatijwe turabishimiye, turabakiriye mu muryango w'Imana, bihuriranye n'uko mwinjiye muri uyu muryango mutagatifu. Mukomeze mujye mbere, ababyeyi b'abatisimu mukomeze muherekeze ababyaye mu batisimu, abari igihango gikomeye gifitanye. Batisimu no kuvuka bundi bushya, batisimu no kuvuka bundi bushya. Iyo umwana avutse avuka kuri serene, ku ruhande rwa se akagira ba nyirasenge na ba se wabo n'ababyara, ku ruhande rwa nyina akagira ba nyirarume na ba nyina wabo n'ababyara be n'abandi. Kuvuka bundi bushya, umubyeyi wa batisimu aba ahagarariye wa muryango na kwa kuvuka bundi bushya umwana avutse, uwabatijwe avutse. Nawe rero yinjira mu muryango nk'uko kuvuka umuntu yinjira mu miryango ibiri imushamikiyeho. Akaba rero ari igihango gikomeye bijya bitubaza iyo ubona umwana ari gukomezwa ashakisha uwamuhagararira. Umubyeyi we yaraguye, iyo batisimu yaraguye, yajya gukomezwa cyangwa guhabwa Eucharistia cyangwa gushyingirwa akabura umubyeyi wa batisimu yaraguye, yaragiye mu madini cyangwa se ariho ariko atariho umukwe. Urumva rero ko ari inshingano cyane cyane muri iki gihe tunasabwa by'umwihariko kwita ku bato kugira ngo batarangarirwa n'iminsi, ejo ugasanga ubuzima bwabo burahaguye. Ndabifuriza rero kugira Pasika nziza, ndabifuriza kugira ubutisimu bwiza, ibyishimo bya Pasika mugisangize n'abandi imiryango yabo no mu baturanyi. Imana ibahumugishe. Arakoze nyiricyubahiro Karidinali, ijambo tugejejeho mubere amashyi. Ntabwo matindere rero n'itangazo ritureba mu cyumweru. Mu cyumweru rero muzi ko ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2024. Muri uyu munsi mukuru wa Pasika duhimbaza Nyagasani Imana ishobora byose n'abamugisha kandi abagira impuhwe, abarinda inkeke y'icyaha. Uyu wavuguruye abigisha izuka rya Yesu Kristo
umwana w'ikigege agira ngo muzagere mu bugingo bw'iteka abagwizemo inema yo kutazaheranwa n'urupfu. ubwo murangira iminsi y'ububabare bwa nyagasani mukamuhimbaza umunsi mukuru wa pasika ubwo inabaye muzagerageje imitima isabagizwa n'ibyishimo muri bya birori bihora mu iteka byo mu ijuru. ushobora byose n'abaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. nimujyane amahoro ya Kristo. Alleluia, alleluia. umuryango mutagatifu, umuryango w'impuhwe z'Imana uri muri kiliziya abakristo bashobora gukoraho, bashobora gukora urugendo nyobokamana. Urugendo nyobokamana bitwibutsa ko kuri iyi si turi abagenzi tugana Imana. Ibyo rero iyo baje urugendo nyobokamana baba bibuka urwo rugendo, kandi ni ikintu cy'amateka mu bemera Imana, haba no mu bakurambere bacu b'Abayahudi bakoraga urugendo nyobokamana mu ngoro Yerusalemu. Na Yezu ubwe yari umwana bamujyanye mu rugendo nyobokamana i Yerusalemu. Na nyuma yaho rero kugeza ubu ngubu abantu bakora urugendo nyobokamana mu butaka butagatifu Yerusalemu, aho Yezu twibuka none yaguye, aho yahambwe akanazuka, ndetse no kuri Roma, icyicaro gikuru cya kiliziya. Umuryango mutagatifu rero ubundi ukaba ubusanzwe umuryango mutagatifu mukuru ubi Roma, kiliziya nkuru ya mutagatifu Petero i Roma. Papa afungura mu mwaka mutagatifu, umwaka wa Yubile. Ariko ubu ngubu kugira ngo impuhwe z'Imana n'ingendo nyobokamana zishobore kugera kuri benshi bishoboka, yaduhaye ububasha bwo gukingura imiryango nyobokamana, imiryango y'impuhwe z'Imana, ariwo twapfunguye muri kiliziya nkuru muri uyu murwa wa Kigali no muri Archdiocese ya Kigali. Abakristo rero bakazajya bahakora urugendo nyobokamana, bibibutsa ko bagana Imana kandi baza kwakira impuhwe z'Imana. Kigali uzagezamo hano amaparuwasi yose azajya aza muri uyu muryango. Amaparuwasi yose azajya ategura, agira umunsi ashobora kuzaho ukurikije uko babiteguye. Batisimu murabasaba iki muri iki gihe turi kwizihiza Yubile? Umubyeyi wa Batisimu aba ari umuntu ukomeye kuko ahagarariye umuryango wa kiliziya umwana bavutsemo.
afatanya n'ababyeyi rero kumurera kuko aba yamwishingiye cyane cyane kumurera mu bukristu, kugira inama ababyeyi no kugira inama ubatijwe nyirizina byaye mu batisimu abereye umubyeyi kuko aba yaramubanjirije mu kwemera, afite ubumenyi n'ubunararibonye mu kwemera, ari umujyanama we. Mwagiye twagiye mutajye mutwibwira? Yego. Tubibwira. Mwatwibwira. Nitwa Imana Marie Francina, ndi umukristo wa hano Sainte Famille. Abandi mu muryango remezo Saint Joseph Atrapael. Hanyuma rero kuri munsi wa Pasika rero habayeho umuhango wo gufungura umuryango w'impuhwe z'Imana wo muri Paroisse Sainte Famille mu gihe kirabate nk'umubyeyi kuba kino gikorwa kibereye muri Paroisse yanyu. Yadushimishije cyane. Twishimye cyane kubona Paroisse yacu ariyo bahisemo. Byatunejeje cyane, twumvise ko Yezu atufashe mu biganza bye. Uyu muryango rero mugiye kubyaza gute umusaruro kugira ngo mukunde mu b'abakristo intangarugero muri kiliziya yanyu y'umuryango mutagatifu? Byose tuzabifashwamo n'Imana. Imana niza dufasha tukabasha kugera uko twabibyaza umusaruro. Bande mwifuza Pasika rero nziza kuri uyu munsi nk'umuntu mubyeyi? Abaturanyi banjye n'abana babatijwe uyu munsi duturanye. Tubasanze umwana hano uraho neza? Umaze guhabwa rero batisimu, watubwira amazina yawe? Munezero Kristi. Munezero, hanyuma rero wahawe batisimu, byakiriye gute kuba hawe batisimu kuri umunsi wa Pasika? Ndishimye cyane, sinzi uko nabibabwira. Urishimye cyane? Hanyuma n'urugendo rure wize imyaka ingahe kugira ngo ubashe kubatizwa? Imyaka 3. Hanyuma rero niki rero ukangurira abandi bana batarabasha kubatizwa kugira ngo nabo baze babatizwe nkawe? Mama nabagira nuko bajya kwiga giye gukomeza nige nkomezwe. Kugira ngo ukomezwe. Hanyuma rero ni bande wifuriza Pasika nk'umwana mutoya, ufite abana mwigana, ufite n'abarimu n'abarezi, ni bande wifuriza Pasika nziza? Mbere na mbere ndashimira papa na mwarimu wanjye wanyigishije. Nabo twibwira. Ndagira ngo tubwire batisimu ni iki? Batisimu ni sakarameneza dukizamo icyaha cy'inkomoko n'ibindi byaha twakoze tutarabatizwa, kaduha ubugingo bushya bw'abana b'Imana muri kiliziya ye. Badi hanyuma rero mushoje umunsi mukuru wa Pasika, ariko mwanijishije igikorwa cyo gufungura umuryango w'impuhwe z'Imana. Bishatse kuvuga iki gufungura uyu muryango? Urakoze. Gufungura umuryango w'impuhwe z'Imana nuko turi muri yubile y'imyaka 2025 ivanjiri igeze ku isi. Urumva turi muri 2024 ejo bundi mwaka utaha 2025 yubile rero y'imyaka 2025, inkuru nziza igeze ku isi. Tuziziza yubile n'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda, muzi ko yazanywe n'abapadiri bera mu 1900. Yubile rero ijyana n'impuhwe. Papa rero i Roma mu gihe cya yubile afungura umuryango w'impuhwe i Roma, wagiyeho hambere kera, ariko guhera muri 2016 muri yubile y'impuhwe z'Imana Papa Francisco yemereye abepiskopi muri buri diyosezi zabo kujya bafungura mu gihe cya yubile imiryango y'impuhwe z'Imana. Muri iki diyosezi ya Kigali rero Paroisse Sainte Famille niyo mwepiskopi nyiricyubahiro none Cardinal Kambanda yahisemo kugira ngo afungure nyine umuryango w'impuhwe z'Imana muri iki diyosezi ye, kugira ngo abakristo bose bashaka kuronka impuhwe za Nyagasani binjire muri uwo muryango w'impuhwe, baronke impuhwe z'Imana. Indulgences zishyitse ni nko kwinjira hanyuma ugahindura ubuzima, ibyari bikubangamiye byose ukabisiga inyuma. Murakoze. Muri Paroisse mwakiriye mute kugira ngo mube ari mu batoranyije kugira ngo mufungurirwe umuryango w'impuhwe z'Imana? Nk'uko rero twabivuze ni amateka. Iyi Paroisse ya Sainte Famille niyo yabaye ni ya kabiri mu nkuru muri iki diyosezi ya Kigali nyuma ya Paroisse ya Rulindo. Iyi rero
n'iya kabiri yashinzwe muri 1913. Hanyuma rero ni nkuru cyane, ni n'iya 10 muri misiyoni zashinzwe ku ikubitiro mu Rwanda rwacu. Urumva rero bigende ku mateka. Uyu munsi no kumusaba mukora Pasika ari nawe usoza igisibo cy'iminsi 40 mumazemo. Ese muri make batubwiye ko byaranze iki gisibo mu maze iminsi 40 yose muri paroisse yanyu? Igisibo rero kirangwa n'ibikorwa bitatu by'ingenzi. Gusenga mu gisibo Kristo ba minsi 40 bari barasenga. Icya kabiri rero no kwigomwa, ibintu byose bibakoraga ukajya mu nzira nziza. Hanyuma icya gatatu n'ibikorwa by'urukundo rero twagiye tubikora, harimo mu rwego rw'abana twasuye abana b'igahanga barerwa n'ababikira b'inshuti z'abakene, dusura n'abandi bose bakeneye ubufasha. N'umuntu ku giti cye rero nawe agashyira hake kugira ngo bafashe. Mu rwego rwa paruwasi tukaba twaratanze n'inkunga twakusanyije muri iki gihe cy'igisibo cyo kugira ngo tuzafashe abanyeshuri biga muri segonderi, mu mashuri yisumbuye batagira wenda imiryango ibasha kubona minervari, tukabunganira. Kandi no ku kwezi nambe n'igihe cy'igisibo inkunga dukusanya nigeneye ibikorwa bya Caritas. Murakoze. Abakristo rero bazagenda batugana kugira ngo binjire muri uyu muryango, tubahaye ikaze, kandi n'umwepiskopi wacu w'icyubahiro na Kardinali Kambanda abishyizemo imbaraga muri arikidiyosezi ye. Bose tubahaye ikaze kandi tukabafasha kugira ngo rwose bave hano bahinduye ubuzima, bari ku bikorwa bibi binjire mu bikorwa byiza nk'uko ivanjiri ibidutegeka. Tuzizihize yubile twese twarabashe kwitegura kandi dukeye.